aho hantu nakoraga habagamo n'amarogi rero boss yashakaga kuncuruza hazagamo abantu batandukanye b'abazungu cyangwa n'abandi bantu nyine biyubashye yabanje kunsaba ibyabo bakiriya be nyuma nyine nibwo yambwiye ati niba utemera abakiriya banje basi ngiye wanyemera tukajya twiryamanira ko nakonyeza n'umushahara nkagukubira gatatu ko yahembwaga numvishe amafaranga ari menshi nanjye numva nabyeme umukobwa wasasaga yari yarwaye rero biba ngombwa kandi ujya gusasa mu kujya gusasa rero icyo cyumba nari ngiye gusasa hari umukiriya wari wakibokinze nibwo yaje ansangamo Hello people, nizere ko mumeze fresh sana aho mudukurikirana muri mu bice bitandukanye hirya no hino kwisi twongera kubasuza no kubaha ikaze mu biganiro bya Yawe TV. Wakoze cyane kudukurikirana no kubana natwe mbere ko dutangira ikiganiro cyacu maze nkakubutsa ko turi kumwe na Body Max Fitness bakabwira ko niba wifuza kumera neza cyane gukora imyitozo ngororamubiri wifuza gutera neza kugabanya cyangwa kubyengera dufite personal trainer baguha imyitozo ujyanye nuko ushaka gutera duhere mu Giporoso sana werekeze Kanombe unje muri Hilltop ukata ibumoso bwawe ugeze kuri Body Max Fitness. Dufite gym nziza cyane, dufite sauna and massage, dufite swimming pool ku bantu bikundira koga muratugana tukabaha izo service bankobwiye haruguru cyangwa mukaduhamagara kuri 088 3580 wakoze cyane kudukurikirana. Turi kumwe n'umwari tugiye kuba tuganira uza kuba umenya story ye, uraza kuba umenya byinshi cyane mu mugenza kuri Yawe TV. Turaza gutangira tumuha ikaze. Umeze neza? murakoze. Makuru yawe? Makuru ni meza. Watangira wibwira abadukurikiranye ninde turi kumwe? Nitwa Uwineza Raju. Raju. Amakuru y'iminsi Raju. Amakuru ni meza. Uritonze cyane ariko ndashaka ko uba sharp tukaganira atari ibintu byo gutinya tinya. Oya nta kibazo ntabwo ari kwitonda. Nagara kwitonda. Okay, twishimiye kukwakira kuri Yawe TV. Tumaze no kuguha ikaze. Wanibwiye abadukurikiranya nyuma tugiye kuganira kuki? Tugiye kutuganiriza iki? N'ubuhamya bwanjye nyine ngiye kubaha. Ubuhamya bw'ubuzima bwanjye nyine ubuzima naciyemo. Nese ndo kikuzigira gutya sinzi ikibazo ufite gubwo wawo wabaye sharp tukaganira. Ufite ikihe kibazo? Oya nta kibazo nta kibazo. Byagenze gute? Byagenze gute? Nyine nari umukobwa wakoraga muri restaurant muri resto bar. Nari umuserve nyine nari servivaga. Yego. Ibiryo n'inzoga n'ibindi byose byabaga birimo. Yego. Gusa nyine ntago byari byiza kubera boss kwako aho hantu nakoraga habagamo n'amarogi rero boss yashakaga kuncuruza hazagamo abantu batandukanye b'abazungu cyangwa n'abandi bantu nyine biyubashye rero yashakaga kuncuruza ngo nge ndyamana nabo nkakomeza kubyanga gusa ntago byagendaga neza kuko iyo nabyangaga byabaga nkaho ari uko yazanaga ibintu byo kumpana abandi basoza akazi nyine batahangiye nkaguma nyine nkakomeza gukora amasaha y'ikirenga nyine bikomeza kumera gutyo gusa byaje kurangira nabi ntago byangendekeye neza kuko naje kuvanamo ingaruka yaranyurukanye ntiyanampemba nyiranyirukana nabi. Wari uhamaze igihe kingana iki? Nakuze igihe kirekire kirenga umwaka gusa nta mafaranga yampaye. Muri icyo gihe cy'umwaka nta mafaranga yaguhaga? Nta mafaranga yampaga. None se ibyo ngibyo yatangiye kujya bigusaba uhamaze igihe kingana iki? Ari mpamaze amezi 2. Amezi 2? Kuko nasaga nyine nk'uwaje muri ako kazi meze nabi kuko nibwo nari nkiva mu cyaro. Rero niyo mpamvu yabonaga agiye kumfatirana ko nashakaga n'akazi cyane. Niyo mpamvu yashaka kunkoresha ibyo ngibyo. Rero mu kubyanga ntiyongera kumpemba yitwaza ko ari nk'umwana rera kuko nabaganga n'andi mfite najya. Nayandi mahitamo yandi wari ufite? Nayandi mahitamo nari mfite. None se ibyo ngibyo bikaba ibyo bintu ugakomeza kubyanga agakomeza kuhakurekera kuki atakwirukanaga? Yabaga afitemo iyo nyungu yindi? Yabonaga n'ubundi ndakana kakajeje bizageraho nkabyemera akagira ngo nabancuka ariyo mpamvu abandi bataga bagiye kuryama njya akangumisha aho ngaho ugakomeza kunyinginga nkomeza no gukanya amasaha y'ikirenga. Abandi mwakoranaga sibyo wangaga bo barabikoraga? Oya bo ntago yabibabwiraga. Kubera iki se ari wowe yari yarahisemo kujya bibwira?
nanjye ntago nzi impamvu gusa namubazaga akambwira ngo urabona uri umwana mwiza abandi bose baba bakwifuza nyine abo bantu b'abakire baga baje aho ngaho ngo n'abakiriya be rero ntago yashakaga kubahomba ntago yashakaga kubahomba nubwo buryo yabikoragamo hanyuma bikabaho gutyo none se watahaga hehe wabagaho gute mu buryo bwo gukenera amafaranga kandi wumva utarayabonaga twari dufite amacumbi aho ngaho twakoraga okay nuba ngo mwararagaho mukanarya aho ngaho nta kindi kintu wabaga uri bukenere mu mafaranga wapi nta kindi wabaga uri bukenere gusa abandi bo yarabahembaga ninjye atahembaga nyine yitwaza ko n'ubundi naje nshaka akazi yabonaga n'ubundi nivumbura nkagenda ntawe mfite wo kurara abo bagenzi bawe se bahakoraga wajya kubibaganiriza nabanje kugira ubwoba bwo kubibaganiriza nkabiceceka ariko byageze aho ndabibabwira bamwe bakanyita ikigoryi ngo nakwiye kubyemera boss nyine ngo nta kibazo ibintu ari kumbwira kuko yari nanyongeza n'umushahara ariko abandi bakangira inama yo kubireka nkabivamo nyine nkasubira mu rugo gusa njye numvaga nanjye ntashaka gusubira mu rugo udashaka gusubira mu rugo byaje kugira usura bikora kandi urumva niba numvaga udashaka gusubira mu rugo kandi kugira ngo wagumare uko ugomba gukora ibyo bintu boss yagusabaga wabyitwaraga oya nari mfite umushite wanjye nyine niwe wakomezaga kumbwira ati mu rugo niba nashaka kuhasubira nahava basi ngagenda no ku muhanda nubwo naba n'umujyaneza unyijyanira niwe wakomeza kumpa motivation birangira numva ko ngomba kuva aho ngaho nuvuga ngo abantu benshi nyine batekereza ko niba umuntu nyine abakora muri bare nk'uko nguko nyine ibyo ngibyo bigomba kubaho abenshi niko babitekereza abenshi bumva ko nyine abakobwa bakora mu kabari cyane cyane baba ari indaya ari ibindi nyine niko babyumva ko ntabwo ariko biba bimeze ni bamwe na bamwe nyine babikora ariko ntabwo ari bose hanyuma nyine ibyo bintu akomeje abikubwira kuki atacikaga intege kandi yarabonaga ubyanga impamvu atacikaga intege yabonaga byanze bikunze ngomba kubyemera kuko nta handi najya kandi nkiza nka boss naramuganirije ubuzima bwanjye mubwira n'impamvu naje gushaka amafaranga kandi umuryango wanjye uri mu cyaro niyo mpamvu ngo za mpamvu wari waramubwiye z'ibibazo ufite yuriragaho akumva ko byanze bikunze nyine ngomba kubikora gusa birangira nyine munaniye mu kwigendera nibwo yavuze ati nta n'amafaranga na make ndi buguhe kuko n'ubundi akazi kanjye ntiwagakoze neza taha wenda tutaragira kugutaha umuntu yakwibaza ngo wenda hari igihe wenda bagusaba ngo uryamane n'abandi bari buze kukwishyura cyangwa se niwe bari kujya bayaha cyangwa se nawe mwararyamanaga we ntabwo yajyaga bigusaba yabanje kunsaba iby'abo bakiriya be nyuma nyine nibwo yambwiye ati niba utemera abakiriya banjye basi ngewe wanyemera tukajya twiryamanira ko nakongeza n'umushahara nkagukubira 3 ko wahembwaga numvisha amafaranga ari menshi nanjye numva nabyemera aho kwa ko nari maze kumara igihe aho ngaho harashize nk'amezi 8 gutyo numva nyine ko ngomba kugisha inama n'undi abashuti banjye rero bamwe barambwira ati genda hafi ya bose uretse nyine umushuti umwe niwe wambwira ati wapi ntago wagenda wowe komeza umuhakanire uhagarare ku burenganzira bwawe reka gukomeza kugusuzugura ni umutima nama kuki waguhatiraga kumvira abagubuza kubijyamo niwe wumvira abakubuza kubikora nuko uwo ngo wambuzaga kubijyamo uyampaga n'impamvu zumvikana yakubwiraga ngo iki yambwiraga ati n'ubundi ntiwamenye icyo gutekereza ushobora kugutera iyo ndoga sura iwanyu ufite inda yenda ashobora no kugutera sida n'ibindi birwara kubera iki se wabyemera ukurikiye ayo mafaranga n'ubundi ko atakuvuza cyangwa gukora ibyo ushaka byose wabiretse bigatuma nyine mbyanga hanyuma bakubwira kubikora bakubwiraga ngo iki bambwiraga yuko amafaranga ari menshi cyane afite n'icyo yamara nshobora kubyemera yenda niba ari ijoro rimwe akama amafaranga nk'R5 urumva hari byinshi nakuramo cya mbere nka master kuko twabaga tuyakeneye n'ibindi nanjye nkaryoha nkamera nk'abandi bakobwa wenda ukomeje gukora akantu k'amasitire umuntu yakwibaza se ngo nyine kumva bataguhembaga waba gusa gute imyambaro yavaga heyo imyambaro yavaga twa dutipu bagenda baba n'udutipu kandi twabaga twambaye n'uniform mwabaga mwambaye uniform niyo mpamvu ntago style zakugoraga rero ntago zabaga zingora ubwo se ibijyanye n'amavuta byo gukoresha umusatsi amavuta yamaga amafaranga 500 yo kuyagura yonyine nta kindi 500 yavugamo amavuta sugo amavuta nyese subize amavuta wowe ya gikoto yanga basiga abana
niyo wisigaga hanyuma nyine noneho birabaye nyine ukomeje kuba muri ubwo buzima n'ubwo buzima nakomeje kubamo ako ndihangana. Hari abandi se bajyaga babigusaba uretse uwo mubosi we cyangwa hari n'abandi bajyaga baza bakabigusaba? Uwo mubosi ariko niwe wabigizemo uruhare kuko abandi n'ubundi iyo bazaga ko hari uko baserva ukagenda ntago mwagiranaga ibiganiro birebire kuko wabaga uri mu kazi. Rero abandi bo wapi nose yakubwiraga ko abantu ari we bazajya bishyura cyangwa ari we bazajya bishyura akagowaho? Oya, we kari akazi ke nagombaga kuryamana nabo bakamuha amafaranga business nyine gatera imbere ubwo nanjye akankubira umushahara. Hanyuma noneho kugera kuri etape yo kuvuga ngo ndabona noneho yarabyanze burundu reka mwirukane. Nakomeje kubyanga ibyo nabigusobanuriye nabikubwiye. Nyine ndavuga kugira ngo none afate umwanzuro urumva wakomeje kubyanga ariko akakurekera. No kugira byari bigenze bite kugira ngo abe reka umuntu mwirukane? Ukuntu byari bigenze rero umukobwa wasasaga yari yarwaye. Rero biba ngombwa kandi ujya gusasa. Mu kujya gusasa rero icyo cyumba nari ngiye gusasa hari umukiriya wari wakibokinze. Nibwo yaje ansanga mubwo afite ibyo yavuganye na boss azana ibyo kunkorakoraho nyine biba nabi ndamutuka cyane. Boss rafata umwanzuro yuko ntangiye kumukuraho n'abakiriya. Ni kwa ngo muri icyo cyumba uwo munsi wagiye gusasa nago wamumvisheza wagiye gusasa ngo byagenze gute? Usanga arimo umukiriya ashaka ko mubikora, ashaka yuko turyamana. Ubundi ndabyanga nyine ashaka kunkorakora no ku ngufu nkomeza kubyanga ndamwishikuza nyine nabi ndagenda. Nibwo yabwiye rero uwo mubosi yuko nuze nyine restaurant yiwe kora nabi. Nese ubwo abo bandi bajyaga gusasa rero barabyemeraga bakabikora? Niba wumva yarabikubwiye kugira amenyere wenda ko abandi babikora? Oya, byashoboka ko babikoraga ariko gusa nabonaga yuko ari nge boss yigirizaho nkana. Kubera ko agendeye ku bibazo bari baramutekereje se? Aha aragendeye ku bibazo gusa none sinabihamya neza yuko abo bandi batabikoraga. Ako gusa nabonaga ari ngiye gusa kuko iyo nabagishaga inama n'undi numvaga nta wundi uvuga ati ntagenda ndabikora cyangwa nanjye yabimbwiye wapi. Ese ubundi wa mugani wenda twakomeje tubanga ibibazo bamutekereje ibibazo wari ufite ariko none ubwo tusobanura bimwe mu bibazo byatumye nyine wumva n'ayandi mahitamo asigaye uretse kujya gushaka ako kazi. Mu rugo nyine hari mu cyaro ibyo nabikubwiye navuze ko navuye mu cyaro. Rero impamvu nari navuyeyo papa wanjye yarapfuye kandi mama nawe urabizi ibyo mu cyaro bari ubuhinzi gusa. Rero ubwo buhinzi mu rugo twari turi abana benshi hafi 10 uko twari 8 ndabyibuka. Twari 8. Rero mu bana 8 twese twagombaga kwiga maturihira ari butugaburire. Byari ibintu bigoye cyane kandi dukeneye no kwambara. Mama ntabwo yari kuzajyamo ibyo nshaka byose nibyo nkeneye. Rero byageze aho birandenga kuko no mu cyaro n'ubundi najya gushaka ibintu by'akazi nyine nkora kugira ngo tubone amafaranga yo kuba twarya mu gihe imyaka itarera cyangwa yo gufasha barumuna banjye. Byageze aho nyine birandambira numva ngomba kujya i Kigali nkajya gushaka akazi kaba ko mu rugo kaba ko gukora iki kugira ngo yenda ndebe ko nafasha mu rugo nanjye nkifasha muri mwe na bimwe nkeneye. Yego. Nuko navuye mu rugo rero. Nese waje Kigali nta muntu wasanga wahaje ari umuntu ukurangiye ako kazi wahaje mu buhe buryo? Hari abantu twari duturanye. Bari bafite umukobwa wabo nyine wakoraga i Kigali buri gihe nyine akaza bazana amafaranga bakagura ibindi bintu nyine nanjye nkabibona nyine ubwo numva ko i Kigali byanze bikunze uhagiye ahavana amafaranga. Nanjye ndavuga ngo ngomba kujyayo. No kuntu nahaje byari bibi cyane. Byaje gute? Nyine wahaje ubwo nongo wahaje ari kuvuga ngo nabonye kanaka ngo azakagura abantu ibintu nta muntu wari uhazi. Nta muntu umwe wari uhazi. Uhagira bwa mbere byari bimeze gute? Gusa nyine njye natekerezaga ko imodoka zose ziba ziparitse nyine hari abategera. Zose numvaga ko ziba zigi Kigali. Kuko kumva zijyanira abantu ubuntu se? Ibyo sinabitekerezaga. Gusa numvaga yuko zigi Kigali. Yego. Rero ubwo sinari kugenda nta amafaranga nari mfite. Nyine naparanye imodoka yari itwaye ibisheke. Yego. Niyo yakuzanye. Niyo yanzanye gutyo aho yaparitse nanjye niho naviye. Nyine ubwo numva yuko ari i Kigali. Kuko nabonaga n'undi hadasa no mu rugo. Byarangiye rero nyuma yo kuhamenya usanze nyine hari i Kigali.
nasanze hari i Kigali nguma aho ngaho gutyo nabanje kuvamo aho ngaho ndagenda nibwo rero natangiye gutekereza uko ndi ubeho maze kugera i Kigali birancanga cyane nabanje kubona akazi ko mu rugo naho ariko ntago bampembye umunsi wa mbere twigarukire ku munsi wa mbere uhagera umunsi wa mbere waraye hehe ako kazi ko mu rugo wahise ukabona oya ntago nese nkabona umunsi wa mbere nkihajya nakabonye nka nijoro hafi saa 3 gutyo saa 4 za nijoro nibwo nicaye ku muhanda nyine hacaho mama uvuye guhaha ni wambaje impamvu ndangaho kandi bwije n'undi n'umwana w'umukobwa ndamubwira avuga ati ngo dutane ntari ngo ucumbikire ngezeyo nyine nibwo nababereye nk'umukozi ariko bafite nyine umukobwa w'agasire wandangiye ako kazi umukobwa w'agasire hanyuma uhamaze igihe kingana iki ukora akazi ko mu rugo anga nta n'ukwezi kwashize ko ntago kwashize nyine nta mafaranga bagombaga kumpa ko umukobwa wabo niwe wari unjyanye mu kandi kazi nibwo yanjyanye nangwa ko mu kabari ntabwo naho wavuye batakwishyuye kuko ukwezi kutari kuzuye ko ntago kwari kuzuye ntago banyishyuye kandi nta nayo bari kumpa kuko n'ubundi ntago nari ntashye cyambere kandi bagiye kundangira n'akandi kazi kwavugaga nyine ubwo ibyo nzakina byose nzabigura uko ngo bampembye nese bagufataga gute aho ngaho ku buryo wahisemo kuhava hari igihe ubona ubuzima nta kintu butwaye wenda wirira niki cyatumaga uvuga ati reka ariko hano mavi nshake n'ubundi buzima ko nararyaga nkanaryama gusa nyine akazi kose njye wagakoraga akazi kose kabaho nyine ko mu rugo byose nabibakoreraga hanyuma uwo mukobwa yakubwiraga ko ahantu ugiye gukora bizaba bimeze umukobwa we yambwiraga yuko akazi ko mu rugo ntagomba kugakora kandi ari uwaho kambwa ati hano twebwe tugira imyenda myinshi ntago wazagera uyifura hafi ya buri cyumweru wongeye kwereka akazi keza ntago uzajya ukora ibintu bikuvuna muri make ubwo nemeye nyine turajyana nibwo murajyana hanyuma ajya gushakira ahantu ni hahandi watubwiye wabanje cyangwa ahandi hari akabiri oya ni handi nababwiye niho yanjyanye ko umubosi waho ngaho yari inshuti yari inshuti mbese wajyaga umutekereza ukamwite hano wanjyanye dore bimeze gutya na gutya cyangwa ntabwo mwongeye gukomeza kuvugana we ntabwo namutekerezaga kuko iyo umubosi yambwiraga gutyo yambwiraga yuko uwo mukobwa wanzanye ngo uko yamumubwiraga siko yansanze ngo yazi yuko nyine ndi umukobwa uzi ubwenge yasanze utabuzi se byashoboka nyine yambwiraga ko nta bwenge nzi ubwo sinzi ubwenge yasanze ntazi mbese umukobwa wanamuganirije wumva ngo yari yaramukubwiye gute oya we ntabwo nongeye kumuganiriza wenda namwihore nyine boss agahora ambwira gutyo nyuma maze kwamara igihe kinini nyine maze no gusobanukirwa nibwo namenye yuko yenda umukobwa ashobora yamubwiye ko agiye kumuzanira uwundi mukobwa uzajya umufasha mu kazi ke nyine hanyuma ubwo aho ngaho twari twahanyuze gatoya noneho bamaze kukwirukana se hagati aho ngaho mu rugo mwaravuganaga mama mwari mukivugana mu cyaro cyangwa wageze mu mujyi abantu mu cyaro babibagirwa mama ntabwo twari kuvugana kuko icyambere navuye mutorotse ntabwo yari abizi kandi nangwa nabaga nubwo nemerewe gutunga telefone ngewe wapi nge ntabwo nayinyemewe ahubwo banyirukanye wa mukobwa wahoraga ungira inama yagiye kuncumbikira kuko nawe yaribanaga uwo nguwo yakoraga iki uwo mukobwa wangiraga inama yakoraga aho ngaho ariko yari afite geto yiwe ntabwo yabaga mu nzu z'abakozi hanyuma noneho aragucumbikirwa bamaze kukwirukana nyuma y'aho uvuye aho ngaho ubuzima bwakomeje kubaho gute yarancumbikiye nta kundi ubuzima bwari kubaho uko ntago nari mfite telefone ngo wenda ndavugisha mu rugo ahubwo yavuze ati wenda gucumbikira ukwezi kwanjye ni kuzura bazampa amafaranga ngo uhitike utahe iwanyu ujye kureba uko bimeze ntabwo isi wakomeje ngo ushakisha kandi kazi ni abantu mwari mwaramenyanye oya numvaga bincanze noneho ngomba gusubira mu rugo byanze bikunze hanyuma uku kwezi kurageze aguhaye yatike nk'uko yabikubwiye ndatega ndataha usubira mu rugo nyuma y'icyo gihe kingana gutyo utari uhari mu rugo bakwakiriye gute wabatekereje byakubayeho gute barishimye ko babongeye kumbona ariko nyine mama ntunde yanyanze yamfashe ngaho napfuye ntago yumvaga ko naba nyiriho ariko muri make yarishimye n'abarumunange barishima ko bari bamaze gukora uko nari nabaseze ko nabasanze nabo nasanze ko ubuzima bwarahindutse batakimeze kwa kunda ahubwo ari njye ukimeze nk'uko nagiye
Waba batekereje se inkuru yose ko yagenze? nayo batekereje nyine nawe by'ababyeyi urabizi bo mu cyaro batavuga ati n'ubundi Kigali si heza abantu bose bagiye n'indaya nawe simbyemera abanza kubihakana ariko birangira byemeye nyine kandi byo. Hanyuma noneho wivire mu mujyi ukomeje bwa buzima noneho bwo mu cyaro, hakurikiyeho iki kubwakira kwakira noneho ko mu mujyi ibintu byaho aba atari ibintu biri aho ngaho byoroshye? Ubuzima bwo mu cyaro nari nkubaje ni wakomeje kubwakira gute, noneho wawumenyereye gute, wibagiwe kuva mu mujyi byakuvuyemo? Ubuzima bwo mu cyaro nagombaga kubimenya n'ubundi igihe cyose nabereye mu mujyi ntabwo nigeze mbaho nk'umuntu wo mu mujyi n'ubundi kuko nari meze nk'uziritse ntawe nari narigeze ntembera cyangwa namba n'indi myenda irenze rero n'ubundi ubuzima bwo mu cyaro ntabwo bwari kunanira. Igihe abantu bo mu cyaro nyine bumva ngo umuntu yagiye mu mujyi bakaba bati wenda buriya byaciyemo ari mu munezero, abantu baba batekereza se nka gutyo cyangwa se ababaga muri karitsiye yawe bo baba baganiriza gute? Oya, abantu bo mu cyaro akenshi bumva ko umuntu nyine ugiye i Kigali icyambere nyine ababayeho neza yego, ariko abenshi cyane iyo ari umukobwa bumva yuko ari indaya. Bamwe na bamwe bo mu cyaro nyine nabo nasize twanganaga n'ababyeyi babo bavuzaga kuza no kunsura ati wa mukobwa yagiye i Kigali yabaye ikindi ariko nyine nabo maze kubaganiza ibyambayeho abavuzeho nyine wihangane si uko natwe twabitekerezaga n'abari bafite n'abashaka kujya i Kigali nabo bahise babyanga. Nabo bahise babyanga. Ariko wenda nuko wenda ari ibyo biba byarabaye ku muntu, ariko isomo riba ririmo se nirihe? Isomo se isomo riba ririmo icyambere se ni ukwiyakira ubuzima ubayemo. Yego nanone iyo uganirije umuntu ubuzima ubayemo abasha kugufasha, hari n'ubasha kukumva ariko hari igihe ubuganiriza n'umuntu akabwuriraho nyine ashaka kugira ikindi ubwo rero niba navuga kugira ibanga ubuzima bwawe ariko ni ukuvuga gake ntubwe buri umwe wese. Ubwirwa n'icyo kububwira se? Uwo kububwira se biragoye. Urumva nk'uwo nguwo niba waramubwiye story yawe akarangira yuriye ashaka kujyana ahubwo mu ngeso mbi, ubwo noneho ni gute wakwizera ugomba kububwira? Oya, ntabwo wapfa kubona ugomba kububwira cyangwa ngo wizere umuntu uvuga ngo ndamubwira. Vuga duke nyine ubanze ureba amerekezo y'ibyo ngibyo. Hanyuma uko uzagenda ubana n'umuntu ubona uko mubanye nibwo uzagenda nyine uvuga n'ibindi wirekura. Genda umenye ibyo kumubwira. Hanyuma se abo boss baba batunze utubari bumva ko umukobwa wese ujemo nyine bagomba kumucuruza cyangwa se bagomba kuryamana nawe, bona ubuhe butumwa bagenera? Aba boss bo mu tubari barabikunda cyane cyane ku bakobwa nyine baba baseriva mu kabari kabo, babumva baryamana nabo cyane iyo bafite amaroje nyine babumva abana bacuruza business yabo ikaguka. Gusa ntago ari byiza bari kwangiza u Rwanda rwa hejo kuko abo bana baba bashobora muri izo ngeso ntibabazi ibyo bazakuramo, ushobora kuvanamo indwara n'inda zitateganyijwe n'ibindi nyine kuko ntago ari byiza. Rero aba boss inama twabagira, niba ashinze business ntayishinga avuga ngo abantu bazaza gukoramo hano bazamfasha yenda kwagura business yanjye. Yego bazabimufasha ko bazaba bari kumukorera, ariko ntakabakoresha inuze ngarengere nawe kuko nabo n'abantu kandi bafite uburenganzira bwabo. None se hanyuma wenda aho ngaho wavuze wenda ku ruhande rw'ababihakana, ariko bivuze ko hari n'ababyemera n'abakobwa babyemera, abo ngabo bose n'ubuhe butumwa bagenera? Hari n'abakobwa ku mpande zombi. Aba boss hari n'ababatera ubwoba cyane nyine nk'iyo ufite ibibazo byinshi uko boss ukubwira ati nutemera ndakwirukana. Hari n'abandi rero bakunda amafaranga, yenda boss akamuga ati wowe byemere niba wahembwaga 40 nzaguhemba 80 cyangwa 100. Undi atekereza amafaranga n'udufaranga yahembwaga akumva ko ari yongereye, akumva byanze bikunze agomba kubikora. Rangwa kugira inama abo ngabo babyemera haragorukamo no kunyurwa. Nanyurwe n'ayahembwa nyine yumve ko agomba kuyamanaginga uko ari ibirenze akabyihora kuko nta kigenda cyabyo pe. Hanyuma hari n'urubyiruko rufite ubushomeri ariko ntibabyakire, nk'uko bavuga ati nabaga mu cyaro nshaka kuza mu mujyi. Hari n'abantu batakira ubuzima babayemo, abo bo wabwira iki? Umuntu wumva ari mu cyaro akabona abantu bari mu mujyi akabwira ko babayeho neza nyamara atazi ngo bahageze gute, uwo muntu we uba ugomba kumubwira iki? Umuntu utakira ubuzima abayemo akumva nyine ashaka ibirenze,
nabiharaniye nyine abikorera areke kumva yuko azabibona atavunitse nakore cyane ibyo birenze abibone areke kubishakira ahandi no mu nzira zitari nziza. izi shomeri nyine byo bihura gute? Hari igihe umuntu aba yumva nyine ubukene bwamubanye bwinshi akumva n'ayandi mahitamo, nk'uko nawe wagiye kuri uwo mugabo n'ayandi mahitamo cyane iyo ufite ibibazo byinshi nyine ntahandi bizamo nyine mu kubikemura bica mu nzira zitari nziza. ushobora kuba ufite ibibazo byinshi yenda ukeneye kwambara yenda iwanyu ntibari bukwambika nk'uko ubishaka urumva ukeneye kuba wenda nk'uko abandi babayeho hari ibintu byinshi nawe ushobora kwifuza bikakubana ibibazo byinshi. Rero haza umuntu ukubwira ati nkorera aka kantu gatoya icyambere nturi buvunike yenda ntibiri bugutwaye n'amasaha arenze 2 ukavuga ati ano mafaranga nyanze nda nambaye ikigurye kandi nkeneye ibi ngibi kwete umva byanze bikunze ugomba kubikora. Izo nyene zanza zitari nziza zazindi z'ubusamo. Ubwo wenda aho ngaho ni ku bana, none se ku babyeyi, umubyeyi nawe niba abona umwana afite telefone nziza, abona umwana akeka nta bushobozi yamuhaye, abatekereza ko umwana abikora, ababyeyi bo bajye bitwara gute aho ngaho? Hari ababyeyi nyine bateta ku bana babo si uko wenda batamwitayeho ariko ndiba navuga yuko bimeze gute simbizi. Umwana we yenda azanye telefone nziza ntazi ko yayimuguriye, azi ko nta nakazi afite ariko umwana arayifite ntamubaze ate ino phone wayikuye he cyangwa bimeze gute wapa kamwihora nyine ngo ni umwana ayifite arayifite n'ibindi nyine umwana we afite umubyeyi akamwihorera. Abo babyeyi nshatse navuga ko ari ababyeyi gito kuko niba umwana afite ikintu ubizi neza ko utakimuguriye nta nakazi afite nta n'amafaranga ubizi neza yakuye ahantu ngo yo kuyigura wapi ntago wamureka nyine mwegera umuganirize umubaza we ku iyo phone yenda ashobora kubwira hanga ashobora no kukubeshya pe ati ni umushuti wanjye wayintije cyangwa wayimpaye akakubeshya ariko nyine nk'umuntu w'umubyeyi kurikirana umwana wawe umenye ibintu agira ese abikurahe ese ni mu nzira nziza ni mu nzira mbi biba byagenze gute umenye imva n'imvano yabyo. Ariko bitabuza ko harimo n'abana nk'uko nawe wagiye Kigali utabwiye umubyeyi nabyo ntibyabo. Amakosa si nanone wahita ku babyeyi gusa ntago ryajya ku mubyeyi nyine nanone ni kuri ba bana cyane cyane biva nyine kutanyurwa niho biva ko ngaho kutanyurwa. Ubwo ubutumwa bwawe mu ncamake turimo tugana no ku musozo kugira ngo tuzene tukureke nuko abantu bagomba kwiga kunyurwa. Ubutumwa bwanjye nubwo naha nyine abantu batekereza ko abakobwa bakora mu kabari abatekereza yuko bose baba ari indaya cyangwa babifata nk'ari indaya ntabwo ariko babimeze. Nabo bameze nk'abandi bantu basanzwe bakora akazi kabo neza nk'uko bikwiye ntabwo bakwiye kuzajya babitekereza gutyo. Ikintu cyo kuvuga ngo guhakana kandi ubuzima butameze neza, izo mbaraga bazi kuzikura he abari bacu? Guhakana kumva ko niba umuntu aguhaye ikintu ugomba kumuhakanira kandi wari unagikeneye ariko imbaraga zo kumuhakanira ko icyo kintu atari ngombwa mu gihe utakishakiye zize kuva ko abantu bikundira iby'ubusa. Nyine urabanza unyurwe wowe n'ibyo ubona numara kunyurwa nabyo uzahakanira wenda ushaka kuguha ibya mirenge ndetse utanavunikiye. Okay, turimo turagana ku musozo rero sinzi niba hari undi butumwa wagenera abantu wari ufite ku mutima cyangwa se niba twasoza hanyuma tukakureka ukajya mu zindi gahunda, cyane tunagushimira ko wemeye kutuganiriza. Oya nta kibazo twasoza. Okay, ndabashimiye cyane. Reka mbibutse kandi gusura website ya yawetv.com ushaka kumenya amakuru abavugwa hirya no hino, ushaka kumenya ibiba bigezweho mu isi dutuye amakuru. Ikintu cyambere n'amakuru ugomba gusura iyo website hanyuma ugasobanukirwa naho isi bayerekeza. Abakoze cyane gukurikirana Yawe TV, mukomeze munogerwa n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Amahoro y'Imana abane namwe.